Abandi batangiye gushaka kumuriraho mwababonye nibo bazanya n'amafaranga bayateruye. Ariko se kutarimo ravuga mwizina The Ben wawe waje ziteruye. Oya akuye umusoro mushaka ikisha. Kagarara official ari muri team ya Ben, right? Yeah. None se ya none ni ariko urabiya kanuhere. Akoze deka wari ibiki koko. Cyakuri murantengo hani impamo ya Mungu. Impamo ya Mungu pe. Azo wa murezi ya muririmbe nk'ishumi ya. Ntabwo mubonye harya ni road show ya hehe yari yabereye. Ni Bugesera ngira ngo. Mu Bugesera. Amutere yakavaze ku kari. Dekati murantenguha. Ira modoka ni Kagara nayigurisha. Bagasura kuri moto. Nkafata miliyoni 13. Urumva? Ngashyira ngongero zira 7,800. Urumva? Narangiza nkamanuka nkasubira iwacu aho bita harya iwabo ni he cyangwa right? Nabimenye umunsi ntago nayimbezi. Urumva ngasubira Nyamagabe nkagenda nkajya gushaka ahantu hari ikirima kinini cyane. Harimo n'inzu ya fresh. Ngabayeza miliyoni 15 ngahita nyivugurura. Ngahita nongera nkigarukira Kigali. Kubera ko ira modoka najya kwitwara. First of all ira modoka ko Kagarara murabizi bitewe n'ukuntu situation ye murabizi. Ira modoka agiye kwitwara kakaye nta kintu yayimaza. Kuko ntiyabasha kwitwara byayisaba kugira ngo enjoying byasaba kugira ngo bayimodifie ibashe gufitinga nawe na situation y'ukuntu imite. Kandi ibyo bibora bagiye bwambe nta garage nzi mu Rwanda tugira ryabikora byayibasha. Bagiye no kubikoresha hanze amamiliyoni batanga aguze izindi modoka nka zira 5 ubwo nabyo bivuyemo gushaka umuntu rero uzagutwara. First of all umuntu ugomba kumwishyura, ugomba kwishyura essence kuri level no yo hejuru akakanya amavuta ateye ubwoba Iran na Amerika mu byo murabizi. So ira modoka yakurya Kagarara ntabwo yafoding. Ahubwo Kagarara fata imodoka iteze manuke urabyuka wa mukobwa witabye Imana yiboneye dufaranga katagenda kwigurira ingurube mu giturage. Vava bari vava. Vava Kagarara nawe yakwita umuvuno nkuri. Ndabeshya mwabana mwe. Kuko Kagara yigarukiye Kigali none azikora akantu yasize mu cyaro yifitiye bro miliyoni 15 hari Nyamagabe wavanamo ikintu kikirima kinini cyane n'inzu nziza ukayivugura right. Uzi kufite ko kantu Kagara ntago muri Kigali yaba ari fresh. At least pressure igagabanutse gato yakabati nibura kandi mubwiza ukuri mari Kagara nibwo agiye gutangira. Cyane ko na brand regazatangiye kumureba. Mana straight bari mana Kagara nibwo agiye gutangira. Abakayitasi nakubwiye niba tamwitambika. Kagarara official ari muri team ya Ben, right? Yeah. None se ni ariko urabiya kanuhere. Akoze deka wari ibiki koko. Cyakuri murantengo hani impamo ya Mungu. Impamo ya Mungu pe. Azo wa murezi ya muririmbe nk'ishumi ya. Ntabwo mubonye harya ni road show ya hehe yari yabereye. Ni Bugesera ngira ngo. Mu Bugesera. Amutere yakavaze ku kari. Dekati murantenguha. Murantenguha kabisa. Niko Jay. Ntabwo munyamutere nk'akavaze karimo indabe mu Bugesera. Nasura matari muri groupe ye. Ni genge man, ni genge Jay, ni genge. Yeba kugiye bavuze The Ben yaririmbiye inshuti ye Kagarara. Urabiye. Jay iri guhinduka. Ariko Jay, nkubwiza n'ukuri hari ariko shaduse ibinyamakuru byashize byandika ama headlines ya danje. Bro, je nahise nomerwa kabisa. Nahise nomerwa iburiya rwose kandi ubyumve ndanababaye cyane. Ni ukuntu usirimanzi inkuru deka. Uko ibintu muravuga abantu bashobora kugira ngo nibyo men ngo na manager yarahari. Ya baje gushyigikira umuvandimwe mushuti wawe wakadasohoka niba manager yarahari. No utishimiye none se nyuma nibagiye muri yanzu universe muri Kigali universe. Oya nimba manager naka kadaka wakenda gucu yaje sinzi ngo nyama batangiye manager ninde murimo kwataka ubwo manager nyine ubwo ari yumva nimba manager yarahari
akaba yarari hariya hano abonye ko abantu batangiye kugenda abantu baragenda bakweza gift kubera guharabika bamubwiye ngo akomereze muri uwo mugerero barimo abitwa bane va minsi y'abanyarwanda wacyumvishe marajya wuhe ari gutereka baro derega batereka baro umva we Bruno yo undi manager sininde koko ako hagiye ko kumuzi wibiye byose si wa muntu zasase kwa ujao wawe muziranye si ntimuza abantu baziranye kukurusha umuntu watubwira manager neza ni TMC baranakoranye TMC ibintu bamukoreye nagazashogera TMC ibintu byamubayeho ubundi Madagascar ubundi no kuba akijya mu bana kavuga bakamwumva disi mujya mumwumva mwo kabyara uriya musore ntago yorohewe we ari hano TMC n'umuri nabitubwire twe TMC wibuka ibintu bagukoreye aya manager ni muzima cyane bro ibicucu manager biramutse bimufashe nk'ahantu muri kwe bari kuma ibintu byamukora yabaje reka mwambura ubusa bro no uzi betray Betse nkombishe mukanya ndimo numva indirimbo ye nkunda meta numva uwo bita betray yivugiye ariko mwe n'umwana bita Chico Berry bro yivugira kuri manager avuga ngo tubona ko aba basore bararakaye bro avuga ngo yababaje abantu benshi bimeze bite betse nashiremo no abaji bacu se bari mana ko nano sinno ageze wallahi what the hell ese de katwe yo umuntu wagiye spreading inkuru ese Adams ko batagukora ko nagira wa mugane Adams we musaza meze bite umuntu wagiye spreading inkuru yuko Adams muri studio cyagiye ashwana na Tom Close ngo yari marafata ibintu bikomakomeye. Are you serious? Gufata kugakanu nayo yarabyigishijwe. Uriya mwana yatangiye ari muzima. Yatangiye mureba ari muzima man. Yangirika ati. Abo square. Urumva yatangiye ari muzima mureba kadi. Aracyari muzima. Gusa ari tuntu tumwe agomba guhindura. Kandi nataduhindura. Umusa ino game murayizi. Ikintu agomba guhindura cya mbere na mbere. Izi mikino mwarazibonye. Ikintu cya mbere agomba guhindura. Kibuga murakizi. Ikintu agomba guhindura. Arimo arabyumva ndabizi arimo arabyumva kuko iyo umuntu avuze nagatubgunda kuvuga cyane umuntu nawe ubwo hari anabimenye. Anyway by the way nago mbishaka kubivuga in public nago ngiye kuvuga in public ko that's my G that's my guy gusa nyine nawe ubwo arabyumva tu ubwo nimba bishaka nza arampamagara cyangwa se nyandikira cyangwa nibiki byose ndabimubwira to the point nakaye ngombe ngo bivuge muri public bro gusa nawe arabizi ibyo agomba guhindura kandi ndumva abizi ko harabizi. Ikintu cya mbere agomba kubanza kumenya ni ukuba honest. Urumva honest iyo ubaye honest ibintu byose bigenda neza. Iyo ushatse kwigira igisambo ubwo Kade yagiye yiba abantu benshi ababwira ko ngo azagaragara mu bitaramo byabo akabakwepa. Yabwambere yafashe amafaranga ya EAP kwa Bubu biba ngombwa ko ahita ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya kuririmba muri Rwanda Convention. Ni convention ya sinzi sinibuka muri Texas. Biza baravuga ati rwose umuhungu ubwo agiye no kuririmba mu bintu bya leta urumva nta kibazo. Ni ibintu biri understandable. Ubwo nubwo yagiye we yemejwe. Yes. Ni ibintu biri understandable. Ariko uwo bita Bubu yasigaranye message ko uwo bita ndi azatahuka. Kade yagiye amubwiye yuko azagaruka agakomeza komeze aratahuka sibyo barongera bapanga indi EAP ya kabiri urumva y'uyu mwaka bamushyiraho baravuga bati noneho umusaza urahari nibwo bahise batoroka kuri urumva gutoroka se akanari kuvuga gutoroka muze nibatorotse bandi se batorotse Kade we nandese na Element nuza abantu basize bibye aho cyufuka cyose Element na Kade nago batorotse basize bibye abantu barabambuye
nta muntu bibye mfite abantu bagiye bavuga ko bambuwe nabo rewe none se Jay n'abantu bangahe bajya bavuga ngo kanaka ngo yarabambuye akasubiye mu by'Imana munsi yuhaye umuntu promesse ukamubwira ngo ngewe Dekate Babalao nurabukumaye bino biceri byawe nzabigwereza lekenze zikagira ntumubwire ko ufite n'urugendo ugahita ucomora ibyo ngibyo bivuga kuri side imwe nujya urabizi ko nge musa nge ninda kuba navuga ikintu ku muntu urumva kidafitano giturutse ikintu nakwemera cyo ari nacyo navuze kuri Kade arabizi ubwo agomba nyine arabizi agomba no kubikemura kuko ubutani tugaruka ntago tuzagaruka tuvuga gutya ngo arabizi tuzavuga ko twamuhaye warning sibyo so icyo nshaka kukubwira nakumvise ugenda ukumakuma ego umuntu umwe na chance kugira ngo yisubireho nakumvise ugenda ukumakuma ariko ikindi kandi uwo bita element ari muri Amerika yatinze yo kubera ibintu by'akazi ari nacyo by'ingenzi byari byanamujyanye muri ako kazi arimo arakora album y'icyamamare cyacu cyabaye mu mateka y'isi dutegereje nk'uko dutegereje kugaruka kwa Messiah wallahi asoni imbere y'Imana wo bita Meddy urumva arimo arakora album ye ntasubwo urumva so yeah Kade se ntabwo ndamenye ibintu arimo gukora Kade banzurebe ibintu witwa Gihoza Kade ubundi uri mu biki wahagaze gushinje turahunga yuko wari kwa amafaranga wenda umuntu yanabyumva umuntu bita Element arimo arakora ku ndirimbo za Meddy arimo arakorana n'umusore we bitanoza uwo bita Shafi Kade harya muri awo uri murakora iki bitavuze ko yasize yibye none se mva kubaze Bubu yari amaze kumwishyura yari yaramwishyuye ndugu yangu yari yaramwishyuye urumva ubwo n'ubujuru kandi nimba nishyuwa ntago Kade ari gufata munsi nibura hejuru nibura 15 iyo ni escroquerie urumva iyo niyo nibura 15 ako 15 sasha muri Amerika y'amafaranga ko nani minsi ngayo yamarana kire kubwo uyu musore najya mu karima k'imboga nk'abantuza bose ubwo nta kundi nyine no for your information sibyo witwa Platini Nemeye wigeze gutererwa inda urumva uriya reka nze mbabwire uriya mugabo nayobewe iki uriya Platini ni wa muntu ubona ahantu hose uzatinya umuntu ubona ahantu hose ibintu byose ukabona birimo ukabona ahantu hose ariyo ahantu udateka ko akwiye kuko Platini nta mpano afite muri no si mu muziki yatuma ahantu hose mu muntu yagakwiye ko hari ahari so umuntu umeze gutyo iyo mubona talent wise ntagakwiye ko hari wenda na physically nta body afite wenda mvuga ati wenda hari abantu bamuhamagaye nkuko wabonye kira gitipe bita ngo ngo nimba ngo Maduke Okoye cya cyo muri Nigeria gisigaye kijya muri Paris Fashion Week bakagitumira ko ari ikintu cy'ikibogari ejo none bagifashe iki kumwe na ba Cardi B wenda kihari yakora ko ni ikintu cy'ikibogari n'ibiki byose wo bita uriya musore bita hariya ngo bigata Platini uzamusanga mu bintu byose ariko wibaza ikintu cyahamugejeje kikuyobeje nubona umuntu ukibaza ikintu cyamugejeje kandi ahantu hose ahari ariko ukibaza ikintu cyamugejeje ugashyiraho kuko mu buhanzi nta kirimo ibintu byose n'ibiki byose uzahita umenya ko ikintu gisigaye ibyo byose uzabura indyarya uyu muntu ni indyarya kuko nicyo cyonyine gishobora gutuma ari hanana uriya musore mwitegereje uzasanga kandi niko ko ameze nk'umuntu ukina agatamba urabona kakano k'agatamba kera urakwibuka agatamba tukiri agatambye urumva mwabaga muri two opposing teams ndene hasigaye nk'umukinnyi umwe bakavuga ati urakina hose reka nyine hose urumva Platini niyo ndyarya ya mbere muri game yabayeho uzayirebe bro nindyarya imwe iri certified ikwena certificate uwo ni Platini ubwo komeza ibindi ibyo shaka kuvuga ngewe ubwo monologue yanjye ndayirangije no kuvuga ngo kwa Kagarara mutaza kwibagirwa Kagarara agahinda Kagarara bakorerayo ntabwo twakibagirwa nakoze imfura yacu ako kandi mutaza kwibagirwa ariyo nkuru nyirizina mutaza kwigenda mutima tatu imbyaryi imwe ifite certificate ngewe ndaza kuza kuvuga ndetse
ikintu kimwe ari nayo bino bicucu by'ibihanzi cyangwa se by'ibistari byacu n'ibiki byose ni ibigoryi bro biraza bikarira ngo ako nako cyajyana mu kibivuga ahubwo ngo byose biba biryaryana ntuzabibone birimo byandikirana mu makomenti naho byakunda nibi byose n'ibiteka mitwe birazirana reka ati nabonye umuhanzi wawe bita The Ben uri kumva yagiye azana ngo ikintu cy'urupapuro arashishimura ngo mugire mu following Kagarara uri kumva ese koko byari cyo gihe cyangwa yari inzira nziza arimo araharwa yo kugira ngo yihurire n'uriya musore w'umunyamerika guys murankande abantu nkunda mu nkande please nangiye kongera amazi muri mocha yanjye iyo bita mocha hata ni mocha ni mokati imwe y'abagore guys muragende abagore b'abasirimu baba bisomeraho gake so ngadukomeza waravuze ngo iki nari nkubajije ngo umuhanzi wawe bita Zebeni ko nabonye postinga abaza ngo mwabwira abantu ngo bafollowing Kagarara kandi igihe yamukoreshaga kuri stage atarigeze yibutsa abantu gufollowing Kagarara oya wase ni wabo beshye yaramukoresheje ntabibabwire yabikoze ejo abantu babikubwira muri commentaire ndugu yangu nibyo yabikoze ejo nibwo yise bwira abantu atariko rero mugire mu following Kagarara uri kumva aho ni yaba yabikoreshejwe no kugira ngo ahure n'uriya muhungu w'umunyamerika ari nako byagenze mubwira amagambo yamwanditseho yuje urukundo n'urugwiro se ariko bibuke ko ari inshuti ni inshuti ye yanamuririmbiye Jay aho ariko se buretse gato Jay arashaka kubyita uburyarya reka dukomeza ariko ni inshuti uzi ko umuhungu yagiye adinayinga kubonana na Kagarara baza abantu babizindugu genda baza umuhungu wanjye bita Agaporomota arakubwira muzana byivuge nagahambirwa Agaporomota ari sinzi hano ari ahubwo ikintu nyona ahubwo ngewe kamera ziriya zingana kuriya saa 9 z'ijoro mbara n'indi platform reba noneho yagera nibyo nakubwiraga uyu nguyu umusore azamuye topic nziza abantu bambwira ati Dekati Kagara gitangira kugenda gitangira gutura tuntu twe nyine ati Dekati kutatwikira Kagarara kutagira gute uzi ndavuga ati reka mbanze niturize gakeya kuko abanyarwanda ndabazi man I know nanjye ndumwe muri twese I know ndabazi bro Kagarara umunsi yafashe indege akajya guhura na Ashton uzi ibintu byanditswe kuri Twitter nkabisoma nkavuga atakosha nako turi abana beza kabisa ubu Kagarara igihe yari hano arimo struggling arimo yihinga ku dutkonte tw'ibiki byose none muri week imwe atangiye kugira motion abatipe bamwe batangiye guhaguruka batangira kumurwanya man hari abatipe izo tweet nazikuzanira man ku munsi w'ejo niba bishaka nazibazane kujya mbereke exactly uriye turi abana babi man tugira umutima mubi bro abatipe bimwe mu bintu bavugaga bamwe bakavuga ati ngo rase muri Kagara azavuga ikinga katageze yiga nta mashuri agira bro biriya se bisaba kwiga biriya bintu byo kwiruka bisaba kwigara nibigo hari nabibonye byinshi muri no suzi urumva bibayeho neza kandi bicucu bro ikigoryi cyambere none ikigoryi nyakigoryi ugafatana no nk'ikigoryi ngo nka ntuza nka ngo kugira ngo tango urugero icyo uvuga ngo nanjye turajyana ikigoryi nka Tayisundi nimba ari Tayisundi ukajya kugifata ukagishyira kuri televiziyo zarebwa n'abantu bize n'abatarize bro utangiye kuzana amabifu yawe mu kiganiro oya ni izina ry'Imana bro basi nivuze n'izina wenda rivuge rya nyaryo ntabwo abonye video ejo yakoze avuga ngo
ngo abantu ngo batangiye kuvuga ngo ni umugengo kandi ngo bamaze kugenda babyemeza abantu ngo none ngo abakobwa ngo baryamanye ngo bazamutangira ubuhamya. Akose man izi nizo content tugezeho man. Urakoze cyane bro, njyewe nayirebye rega ndihirira ndarira ngo nimba ritayisundi wo ngo ariko rero nawe umuntu nkungura mureke ntiwongera kumureba. So ariko nyine biri umvase anyway harya twatugeze nyibutse quick ya ubwo subye navugaga sasa rero urumva kagarara meruka inshuti ngo ya Tiger right ibyo kuba ngo yanze no sera gutumye ngo azamuka kabyanga ariko buretse gato deka utambeshye utagenda kurya indimi sibyo mbwira ubundi inshuti ya The Ben iyo wabuze imwe wabuze Ndajya kuzana yakagombye kuba harimo bakagarara harimo hamwe abandi baruvuze ni bakibonke harimo bakibonke wamubonye buretse gato ndugu yawe harimo banuza waruvuze harya bamwitani waruvuze Tayisundi je niwongeye kuvuga iryo se niwongeye kumuvuga muvuge neza tu sibyo because that's fucking stupid banyamabondo banyamabondo urumva abo bose ni team banuza ba bro team namiyoboke uziko buriya no mu bantu ba mbere uziko buriya no mu bantu ba mbere uwo muvandimwe buriya atanya na considera ubundi inshuti ya Beni yakagombye kuba ari nkande yagombye kuba ari nka Tom Cruise sibyo bro Tom Cruise ni inshuti ya Beni ni yanjye Beni nubeshye Beni inshuti yawe ngewe nubeshye Beni naramukarabye baravarukanye byageze kumugaragaro ngewe Beni naramukarabye ubivuze bumvano bivuze habona mbivuze nta gahato kizweho naramukarabye mpita makuru ejo nagiye ejo mu izina ryanjye hari wagiye gusura ba basore barimo kwataka mu bimbere muri Real Madrid ambwira ati wa musore wawe ngasigaye ngo ni umugore noneho ngo full fledge kibuno ngo kiragera inyuma Jihadi abasore ngo bakoze akazi ngo bakoze umuganda ku cyumwe cya mbere cy'ukwezi bawusubira ku cyanyuma bro ariko urantarukije ku bya Ben uwo ngo urantarukije buretse andi makuru abandi basore nta kintu babaye Toxic yari yakiriye ibintu bimeze fresh kabisa ubwo dukomeze katugaruke ku bya Ben uwo mushuti wawe uri kumva uwo mushuti wawe ni umuyuza bro umushuti wawe ni umuntu w'umuyuza ni wa muntu je umuji mwarabanye neza ngewe naramukarabye simbikubwiye se uyu muji mwabanye neza muri Amerika naramukarabye ubana neza mu Bubiligi titi igifi ryo sawa neza muri Mongolia titi igifi ryo sawa muri Mongolia mubana neza mwahuye muri Kenya uwo mujeni naramukarabye ubana neza none mwajyana India ubana neza muri Kigali J akandi iki dore bari banditse muri commentaire yagewe ntabwo ibyo bintu nigeze nta nubwo ngewe nzi n'amafaranga y'uwo muhungu uwo muhungu ukuntu ari umuyuza ni gute rero ni wa muntu wowe ushobora kuba watekereza ko muri inshuti uri kumva ugatekereza ko muri inshuti 100%. Noneho kwa kuri ukuntu nyine inshuti ziganira by the way Jay nurangiza icyo kiganiro tuhindura topic right nurangiza iyo because too much now ntaribi none ugahita umubwira uti none yewe muvandimwe nanjye ari akabazo mfite kandi aza kugukeneraho icyo gihe telefone yawe itayimuting uri kumva bro iriya ni brand papa urakoze cyane telefone yawe ahita yimutinga iriya ni brand papa nukagikina na brand inshuti rero utazabona mu makuba iyo nukajya ukina na brand papa buretse gato brand guze twende turi za brand ariko uzigewe mwana nanjye ndi brand y'igikoko
ukuvuga ngo rero ya numva abantu ngo na brand ukatekereza nimba ari bo bafite monopoly ku ijambo brand nibyo abandi se bo nibiki rega n'uyu imfura nawe yavuga ati nanjye ndi brand niga nanjye ndi brand kangahe nibyo nkubwira umutipe ngo ngira ni brand kacagashino kanyo nibyo nkubwira uri kumva nibyo nkubwira no kuvuga ngo rero ibyo bintu abantu baza bigira ngo iki rwose wapi reba nka ntuza bro reba nka uriya muhungu ngo ni ntuza ngo ni Clapton Kibonka yitangiye uwo muhungu ngo ni The Ben akora ibishoboka byose yisiga n'amarangi kubwe ku munsi w'ubukwe aho narebeje kuri buhagwishe ku munsi w'ubukwe twakagombye kuba twarabonye nka The Ben aza niyatahatinda ariko akahaza basi aza he ku bukwe bwa Clapton ariko yaradushyigikiye mu gikari oya kuri ibintu bimeze kuntu biba byubatse hari brand yo ntago igigenda abakozi nibo bakora so brand yo ntago igomba kuva hiri urumva so ba Clapton rero ibibazo byabo ni ibyabo ibibazo bya ba Clapton none ko yahise agaragara mu masosi kwanuza kwa Austin none isosi ntabwo igomba kunyobwa man gerere no mu Caritas mu biki none isosi yatetswe ngo bigende bita nega none kukubwira gutu utajya mu bukwe bw'umushuti wawe ukagenda ukajya kwiyicarira mu masosi kwanuza kwa Austin nyine ndakubwira none iyo sosi iranyobwa nande abandi bagiye mu bukwe arugomba kunywa isosi Nese wajya isosi ntimwebwe man wanje baramamagaye baramwa tubonye nitapendo na debenda arimo mu isosi mwijyaga y'ubunyobwa nese wajya nyine iyo sosi Uncle Austin yari yayitetse kugira ngo inyobwe nese wagira ngo bose bajya mu ntara aho mu isosi DJ aranditse ngo yari ari mu gitaramo man rega hari n'uburyo bwo kumufasha atageze kuri teleje icyo kintu ureka gusebya ikindi nanone ikindi kintu bagomba kumenya urumva nka ba Clapton nabo bajya kujya muri bya bintu babizi ko ibibazo byabo bagomba kubibyabo ntago babizaniye brand wabyumvise je ariko ibibazo bya brand bigomba kuba bya buri wese ariko ibibazo bya buri wese ntago bigomba kuba ibyande ubwiza ukuri nturebe ibyo bintu by'abo bahungu urimo uragenda ukumakuma sawa urimo uranga ko tubivuga uko biri ukagenda ukumakuma ariko se Jay ni ibibazo bikomeye cyane dufite ariko Jay ubu dekata vuze 001 ni byahita bigira Bruce Melody nta kosa agira uzacunge neza no mu utangiye kubyicuza na rarogorye warucucu ingana kuriya ese ubundi uko barubaze babazi iki niwe muntu wa mbere uri honete kira kigorye ko bavuze ngo barakibaziranda barayibaga none ingana nk'umutiba babazi iki ari ndebona niwe muntu wa mbere uri honete ari honete Jay naranyerera kuri iyo ngingo nimba hari n'umutekamitwe ubifitiye n'igipapuro cy'ubutaka n'igikweto ngira ngo nawe urabizi Jay ntabwo ari wowe wajya kugira ntabwo reka tubireke Jay reka sha Jay Jay wiza Jay wiza ese Jay kutavuga ku bya gikweto ese ushushe kikamana ugiye hari nk'umuntu bari muzima mba ntashobora kuba navugaho kuko uwo muntu aba ari muzima cyane ntabwo nabona ko nyine imbaraga zo kuvuga ku muntu nka Bruce Melody yakoze ibintu bikomeye cyane yatwaye ibendera umuzima he kiriya gicucu gisiga abana mu nzu n'umugore kikajya mu yatwaye ibendera ry'u Rwanda ahantu kuri cyane ntabwo nabona rero ikintu umuvugaho we uzi ko Tiger yaririmbye muri UN wa Caritas Ben akase koko twiza igihe yatorokaga mbere yaho gutorokerwa byabaye 2010 kera cyane mu myaka ntabwo yatorotse Jay yarabayobye ntukayivuga ngo bitani yarafite visa yabacunze ku jisho man babyita kubacunga ku jisho bro Sasha nihe mu rugo bro niga ntabwo ibizi ibindi kintu nabyo ndagaza
Ibiga nk'izi ndazireba zikansetsa. Ibyo yirirwa nk'ibimogi n'ibintu by'ibintu ntazi byari byo. Ibya bintu bivaka vansi kagira ngo iri tafu. Yo no tafu niga. Ya boro bikumena mu mutwe ukagira ngo umutwe wawe urakomeye. Yeah, niga, you're not. Ngo mani ngo twabarapere hamberwe. Coco gose. Pere, rapere. Murapere. Abarapere. Nijoro noneho numvise witwa Bushari yagiye hano kuri live kuri TikTok aragenda atuka abana b'abanyamasisi bro. Aho kugira ngo reka nze nkubwire iki gikaritazi bro ngiye kuna abana b'inyamasisi banyikundira man. Umusa dare baragukunda force ubizi cyane rwose. Bro ngiye bro I swear imbere y'Imana nimba ari n'abapeti ba mbere nemeye cyangwa se abapeti baba muri Amerika b'imasisi bro nibo bafana baje nkigera no muri no mihanda nibo bafana bro bari loyal until kugeza uyu munsi ko bari ngo uri muri abatuka man mu karitasi ngo akiri tough bro buretse za burebe bizaje buze buriya Bushari ntaga bizi Bushari yamaze kwisheta yamaze kwisheta kandi buriya wishese barakwanda bro Bushari we mufitiye muhi uzabureba Bushari as bro bira bigambo yavuze ura munsi ryo jora zabizira ese mubeshye ngo no murapenye ya karapotando utandapi urapibiki napiye hehe urapibiki wowe warapye hehe umuraperi ko ibyo arapa agomba no kubirivinga bro that's a true rapper umuraperi wenyaye kuri street ibintu ababibamo ntago bibamo nabonye amagambo akoresha da control umunwa the stuff ibyo biboro ba wihoma aho bikugeza turahazi we know the way you move ko movinga turabizi nubizi umusa ndabizi cyane za movement izinyuma ntuzizi abahungu bazamusangemo uri kumva no buretse gato abahungu bazamusangemo na za kamera urakoze cyane mu bikari urakoze cyane buriya nkubwiza ukuri musa nyuma yo kumara imyaka myinshi muri no game naje gusanga buriya I respect ntwereza umuntu bita betray respect ukuryo David burenze man kuko betray ni street bro urumva betray astickinga kuri rap uyu wita ngo umuraperi ni indaya y'umuti yaba afrobeat abariyo ibirimbo byose bariyo urumva niba abantu bagambanira injyana umusenzi yarangira akazana mu mihanda kirirwa besha abantu ngo numuraperi ngo ni rapa ngo ni tough uzakubitwa mpapa uzakubitwa mu dabani uzaborera oya icyo nicyo nagiye mbwira n'abantu bose ndababwira n'umuntu bita Betray byange bikunde rwose ahanwe y'intangarugero amagambo numvise akoresha rwose ebane cyangwa se azaze ku mugaragaro dukore afishe yo gusaba imbabazi ku mugaragaro live ndakasi aho uziko tutagihana nka kera deka twaregeje kamba umva umbwire twonye mbisubiremo nje ntago ndiba kukubeshya Bushari nadasaba imbabazi ku magambo yavuze ku bari abapeti ku banyamasisi bose ntabwo ari abapeti banje gusa ariko ku mugaragaro ku mbuga biri official akemera kare kigo giko yari yahanzweho yego rwose akavuga ko yanabikoresheje n'itanu yahanzweho umunsi ibyo bintu gushata arabikora yo we azagomba kuvuga ibyo bintu Bushara azakubitwa mpaka mu busaza sengaho nibere